murabibona ko twarahumurijwe igihe jenoside yahagarikwaga n'inkotanyi zadusubije ubuzima, zaduhaye ubuzima nubwo twabuze abacu. Uyu munsi rero muriho turiho kandi turiho uko tugomba kubaho, tubivuga ngo turiho neza. Ababivuze mbere bavuze ngo baho hamwe n'Imana, hamwe n'u Rwanda rw'Abanyarwanda ruyobowe na nyakubahwa perezida wacu Paul Kagame. Tubeho, dukomeze kubaho, tubeho neza. Nagira amagambo menshi ariko uyu munsi nayabuze kubera ibyishimo ufite by'uburyo uyu munsi wateguwe. Hari abamaze iminsi bataryama, hari abakoze mu mifuka yabo mu butunzi Imana yabahaye, murategura. Byaturenze rero. Nahoze mbwira bagenzi banjye mwaduhamagaranye hariya imbere, nababwiye ngo Icyongereza niho babivuga neza ngo this is too much. Sinzi uko nabivuga rero mu Kinyarwanda pe, birarenze. Ariko nababwiye ngo mureke, nubwo byari ibanga, nababwiye ngo mureke natwe Imana nitugeza mu mwaka utaha natwe tuzabishyura. Impano mumaze kuduha ni nyinshi kandi baravuga ngo iyo mukajya tugomba kubishyura rero. Turahiga ariko Imana ikadushoboza gusohoza. Nagira ngo rwose tubihige ariko Imana izanadushoboze kuza ibyo twahigiye imbere yayo. Reka nshimire abantu badususurukije. Nahoze mbaza perezida wa Ibuka amubaza ko bari abantu ninde wabatoranije, mwabakuye he, byagenze gute. Ntabwo twari tubizi pe, ariko murabona ko mwarebye kure, ubona ibyo abantu bateraniye hano bakeneye, ibyishimo bihenze, muturembera ibyishimo mutuzanira bariya bahanzi baturirimbiye neza. Kandi ngira ngo mwese mwabibonye ko baturirimbiye neza. N'abatazi kubyina nkanjye twabyina uko tubyumva nyine, ariko twabyina. Ni gake cyane tubona umwanya wo guseka, ni gake cyane tubona umwanya wo guhura n'abantu nkamwe mungana gutya tuganira gusa ku byishimo. Uyu rero ni umwanya w'agaciro kuri twe. Ni ukuri ndashimira buri muntu wese wagize uruhare kugira ngo uyu munsi ushobore kuba. Uwitanze, uwabonetse, uwateguye, uwakoze protocol, buri muntu wese ndamushimiye cyane. Ikindi ndabashimira ukuntu mumeze neza. Nubwo imbere hashobora kuba, ntabwo hashobora, harimo ibikomere. Mu mutima harimo ibikomere, mu mutima harimo ububabare, mu mutima harimo gutekereza ngo iyo abanjye baza kuba bahari ubu bimeze gute. Ngira mukuru wanjye wagize ibyago, umuryango urashira. Iyo duhuye akenshi hari ibyo twirinda kumubwira, ariko iyo abonye ngo twakoze aniveriseri z'abana, iyo twahuye turi kumwe n'abana aravuga ati ubu n'abana banjye baba bageze aha ngaha. Ndabizi rero namwe ko turi kwishima pe, ariko ndabizi neza ko mu mutima hari byinshi muba mubitse, mugendana, mukenyereraho, muganiriraho, mwishimiraho. Kandi nta kintu twabasha kubikora uretse Imana yonyine yo mu ijuru. Tujya tuvuga ngo niyo yo kubomora, niyo yo kubakomeza, niyo yo kubereka ko nyuma y'ibibazo, nyuma yo kubura abawe, ariko ubuzima bugomba gukomeza. Kandi tugaharanira kubaho, kandi tugaharanira kubaho neza. Icyo kintu ndakibashimira cyane. Icya kabiri, abantu bararyanye muri iyi minsi yashize, perezida yabavuyeho gatoya. Abantu bararyana mu turere, abantu mu ntara ingengabitekerezo imeze nabi. Ivangura, ibintu
by'amoko, ibintu by'amacakubiri bimeze nabi. Ariko ndashima Imana, namwe mbashimira ko mukomeje guhagarara ku gihango, mukomeje guhagarara ku ndangagaciro z'ubunyarwanda, kandi mukomeje guharanira kubaka ubumwe bw'abanyarwanda. Ni ikintu gikomeye, ariko urabona ko turabanye neza. Murahura nanjye ntimunyishishe, mugahura n'undi ntimumwishishe. Turahurira mu makwe, turahurira mu birori, turahurira mu bagize ibyago, tugafatanya twese dushize hamwe. Ntawe ureba ngo uyu muturanyi wanjye sindi bumuvugishe kubera ko yaranyiciye cyangwa abavandimwe baranyiciye. Ntitukibireba, twarabirenze. Ni ukuri ndashima ubumwe mbabonanye imyaka irenga 6 tumaranye. Ndababwira ngo mwaranejeje, ntabwo mwabyumva, kuko naje muri uyu murenge mbasanga amagambo atari meza ntabwo azashobora gukorana n'abacitse ku icumu. Bimeze gutya, bimeze gutya, ariko Imana yo mu ijuru yarabakoresheje, mumbera ababyeyi, mumbera abavandimwe, mumbera inshuti, mumbera bose. Muranashoboza kubasha kumara iki gihe cyose. Ntabwo ari njyewe, ni mwebwe muri aha ngaha. Iyo mbitekereje binjyana kure cyane. Iyo nkurikije abambanjirije nibaza icyo ngicyo akibura, avuga ngo ni Imana n'Abanyarwanda nasanze mu muhimbi. Mwumve ko rero ibyo kuvuga mbabwira ngo hari igihe mbibura, ariko nagira ngo nafashe umwanya munini, amasaha agiye, mbabwire ngo icya mbere dufite umugabo ukomeye cyane Imana yatwihereye. Kuvuga perezida wacu hari igihe ubura kumuvuga, ngira ngo abarokore nibo bavuga Imana ukabona babuze uko bayivuga. Natwe rero kuvuga perezida wacu nuko tuvuga ararenze. Gusa njya mbwira abantu babasha gusenga, dukomeze kumusengera ubuzima, imbaraga, ubutwari Imana yamuhaye bukomeze, hanyuma ubundi dukomeze twikorere akazi kacu, ubundi ibindi abirimo neza, abirimo neza, abirimo neza. Umuntu udakangwa na Amerika, udakangwa n'ibiriya bihugu ngo by'Ububiligi n'Ubufaransa, udakangwa n'ibiki, kubera ukuri ahagazeho ko gukunda Abanyarwanda n'igihugu cye. Aho rero nkavuga ko tumufite, akaba ahatubereye. Reka natwe duhagarare neza, twemye duharanire kubaho, duharanire gukora, duharanire iterambere, tumufashe kubaka iki gihugu cyacu. Nyuma ya perezida rero kumushimira no kubura uko muvuga, nagira ngo mbibwirire ngo uyu munsi turi kumwe, yenda iminsi turi kumwe nta muntu uyizi, iminsi dufite mu isi, iminsi dufite aho tuba turi ntawe uyizi, ariko nababwira ngo ndabakunda pe. Icya kabiri, njyewe ntabwo mfite ubushobozi bwo kubabwira ngo ibibazo dufite ni byinshi, tubiziranyeho n'aba bavandimwe. Dufite abantu benshi badafite amacumbi nk'uko perezida bivuze, umurenge ntugihamije. Dufite abakeneye gusanirwa, dufite abafite ibibazo bitandukanye pe. Ariko hano tuhafite abagabo b'intarumikwa, bazi gukora ubuvugizi, bazi kubivuga batarya indimi, bazi guhagarara bakavuga ati ariko uyu muntu wacu yabereye hano
nibura mu gusaranganya iyo mirenge muzirikane na Muhima bagiye babikora mu buryo butandukanye. N'ubu rero icyo nababwira nuko ibibazo turabizi ko bihari, ariko dufatanije gukora ubuvugizi uko banga aho bishoboka byose, dufatanije na bagenzi bacu, icyo tuzashobora tuzagikora. Icya gatatu nahoze mbwira urugerero, twashoboye kugerera buri munsi bariya bana bato, nababwiye ngo uza mu biro bya gitifu ntasaba randevu, ntabwo wacu ariko mbabwire ngo ibiro by'umurenge birakinguye, ibyanjye birakinguye, iby'abagenzi banjye birakinguye. Ntawe uzabasubiza inyuma, ntawe uzababwira ngo kuki mutasabye randevu, ntawe uzababwira ngo ariko kubera iki mukora muza, duhari ubwanyu. Njya nkunda kubigarukaho ngo uko tubishoboye tuzabakira, tuzabatega amatwi, tuzakora ibishoboka kandi n'Imana izabidufasha. Njyana ku musozo, turimo turagana mu bihe byo kwibuka, ariko nagira ngo mbabwire ibi byishimo tubigendere muri uyu mwaka wose. Tuzibuka abacu, tubunamire, tubazanire indabo, tuhasure, tuhasengere, ariko tuzahorana ibyishimo, tubibuke, ariko natwe duharanira kubaho. Dukomeze rero gufatana urunana, dukomeze gusindagiranya, umuto afashe ukuze, ufite intege afashe utazifite, hanyuma tureba ko dukomeza kwambuka tugana, tuva mu bwiza tujya mu bundi. Ndabashimiye rero, mwakoze cyane. Imana mwaduhaye mu by'ukuri, umuntu wicara akagutekereza akavuga ngo ndamuha impano, aba ari umuntu wawe. Umuntu utagukunda, umuntu ukwanga, ntabwo yagutekereza kuguha impano. Twazishimye, mwakoze, Imana isubiza aho mwakuye, mugire ubuzima, mugire igihugu cy'u Rwanda, kandi duharanire kubaho Imana ibamugisha.